Ndabasuhuje mu mwese mutega amatwi ibiganiro bya Nice 10 TV. Ndi Damol 10. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze ku gitabo Animal Farm cyanditswe na George Orwell. Nyuma Mr. Jones hamwe n'abambari be bagaruka bagamije kongera kwigarurira famu ya Animal Farm. Gusa ibi ntago bibahira kuko isosi yabo isa n'iguyemo ishishi nyuma yo gusanga inyamaswa zabiteguye bihambaye. Ibi zibitegura zibifashijwemo n'amapanzi wazo Mr. Snowball. Ibi abitegura agendeye ku gitabo cya Julius Caesar. Julius Caesar umujenerali w'umuromani, aho igitabo cye cyari cyanditsemo ibijyanye no kurwana intambara ndetse no gutegura urugamba. Murakaza neza muri Battle of Cowshed Battle. Aha byose birihuta. Mr. Jones hamwe n'abambari be bakimara kugera ku marembo y'urwuri Animal Farm, Snowball ahita bagabaho igitero cya mbere karahabutaka. Aha aboherereza ibisiga by'ikivunge bigatangira kubatotoraho. Abagabo bakomeza kurwana n'ibisiga babirasa kubw'amahirwe ibisiga bikabahunga. Iki gitero Snowball akibagabaho agamije kubaca intege ndetse no kubacanga mu ntekerezo. Kubw'amahirwe ibisiga biba byabazengereje biragenda. Gusa Mr. Jones n'abagabo be ntago bacika intege kuko bakomeza bagiye kwataka inyamaswa muri famu. Gusa bakigera mu ifamu batungurwa no gusanga mu ifamu nta nyamaswa n'imwe ikihabarizwa. Ibyo ntago ariko biba bimeze kuko inyamaswa zose ziba zabateze ambush. Inyamaswa zose ziba zabihishe mu gihe bakiri kubitekerezaho, zivumbukira rimwe aho zihishe zikaza kubataka. Abantu intambara yabo n'inyamaswa ikaba itangiye ityo. Intambara irarimbanya ikakomera, abantu bagakomeza kurasanya n'inyamaswa. Kubw'amasasu menshi rimwe rifata intama imwe muri famu, iyo ntama ikahasiga ubuzima. Intambara ikamera nk'itangiye bubisi. Inyamaswa zikarwana umujinya w'umurandiranzuzi. Mr. Jones akimara kubona ko bikomeye ahita ajugunya imbunda ye akiruka. Yamara kwiruka abagenzi be nabo bakamukurikira bakiruka. Bikongera inyamaswa n'ubundi zikirukana umuntu muri famu zikongera zikiyobora. Burya nta ntambara iburamo intwari ndetse n'ibigwari. Nibyo wabyumvise neza, nta ntambara iburamo intwari ndetse n'ibigwari. Nibyo bigaragara no muri iki gitabo Animal Farm cya George Orwell. Muri iyi ntambara yiswe Cowshed Battle, aha hagaragaramo intwari zimwe na zimwe z'inyamaswa bitewe n'akazi zakoze muri urwo rugamba bagiye bashyira mu byiciro. Hari intwari zo mu cyiciro cya mbere, aha hagaragaramo Snowball ndetse na Boxer. Hakaza n'intwari yo mu cyiciro cya kabiri ariyo bahaye intama yapfuye. Intama yapfiriye muri ruriya rugamba yaje mu ntwari zo mu cyiciro cya kabiri. Mu bigwari hagaragaramo Mori. Mori we yabonye urugamba rutangiye runarimbanyije ajya kwihisha. Nta na kimwe yigeze akora ngo afashe ingenzi ziwe kugira ngo zitsinde urugamba. Niyo mpamvu yabaye ikigwari muri iriya Animal Farm, by'umwihariko muri iriya Battle of Cowshed. Muribuka imbunda Mr. Jones yataye mu rwuri mu gihe cya Cowshed Battle? Iyo mbunda inyamaswa ntago zayitaye, zarayikoresheje mu rwego rwo kwizihiza umunsi zatsindiyeho umuntu akava muri na famu yazo 100%. Ibyo zabikoraga zirashe mu kirere inshuro ebyiri mu rwego rwo kwizihiza uwo munsi, dore ko iyo Battle of Cowshed yabaye mu kwezi kwa munani. Icyo gihe ukwezi kwa munani iyo kwageraga zakoraga uwo munsi zikarasa mu kirere mu rwego rwo kwibuka izo ntambara zagiye zicamo.
Nyuma yo gutsinda urugamba, inyamaswa zimaze kongera kwirukana umuntu bwa kabiri muri famu ya Animal Farm, Snowball akomeza gukora ibiteza imbere famu ya Animal Farm, aho agezaho inyamaswa igitekerezo cyo kubaka windmill. Windmill ni uburyo bugezweho bwo gufata umuyaga zikawubyazamo umuriro w'amashanyarazi biciye mu gikoresho cya windmill. Ibyo inyamaswa zose zirabyishimira, gusa hari inyamaswa imurakariramo. Napoleon ishyari ritangiriraho, rigatangira kugirira ishyari ingenzi yayo Snowball bitewe n'urukundo inyamaswa ngenzi zayo zimufitiye. Napoleon ndetse na Squirrel zitangira kwigisha inyamaswa, ndetse nk'ibibwana bya imbwa nka Jessie zigatangira kubyigisha kurwana. Ibi zibikora hari umugambi utari mwiza zifite kuri Snowball, bikarangira uwo mugambi ziwushyize mu bikorwa, zikirukana Snowball muri famu ya Animal Farm zibifashijwemo na bya bibwana by'imbwa zatoje kurwana. Snowball arahunga akava muri famu, gutyo famu igasigara iyobowe na Napoleon ndetse na mugenzi we Squirrel. Wibuke ko Squirrel ari umuvugizi wa Napoleon, kandi Squirrel yari umuhanga mu kuvuga no kwemeza inyamaswa ngenzi zayo. Napoleon akimara kwirukana Snowball ahita yumva mu ijambo rye, agateza imbere umushinga wo kubaka windmill. Windmill murabyibuka, ni uburyo bwo gufata ingufu z'umuyaga zigahindurwamo ingufu z'amashanyarazi, bityo bikajya bifasha inyamaswa gukora zitavunika, dore ko zavunikaga cyane. Inyamaswa zishyira hamwe zigatangira kubaka windmill. Mu gihe gitoya windmill zirayuzuza, bityo inyamaswa zigatangira kubaho mu buzima butagoranye nk'ubwo zari zibayemo mbere. Umuntu yongera kubona uburyo inyamaswa ziri gutera imbere, agashaka kongera kwigurira famu ya Animal Farm, agashaka kuyigarurira bwa gatatu. Gusa umuntu agendeye ku mikoranire myiza y'inyamaswa, abona nta bundi buryo yakoresha bwo kongera kuzinjiramo atari uguca kuri Napoleon aba asigaye ari umuyobozi w'inyamaswa. Umuntu agatangira guhinduka, agatangira kwinjira mu ifamu ya Animal Farm biciye muri Napoleon. Napoleon aba inshuti n'abantu, akajya mu bisindisha, akambara imyenda, akarira ku meza, akarya inyamaswa ngenzi ze. Muribuka amategeko 7 aranga inyamaswa. Napoleon yakiniye ku mategeko yarangaga inyamaswa, yarangaga ubumwe bw'inyamaswa, arayihindura kuko yabonaga atangiye kumugonga. Yego, wabyumvise neza, yaratangiye kumugonga kubera yaratangiye kunga ubumwe n'abantu. Amwe mu mategeko yahinduye, yashyizeho nk'irivuga ngo ikigendera ku maguru 4 ni cyiza, ariko ikigendera ku maguru 2 ni cyiza birushijeho. Irindi, nta nyamaswa igomba kwica indi nyamaswa nta mpamvu, kuko yari itangiye kujya yica izindi nyamaswa ikazirya. Irindi, nta nyamaswa igomba kurara mu buriri ngo yiyoroshe amashuka, kuko yo yari itangiye kurya iryama mu buriri. Irindi yahinduye, nta nyamaswa igomba kunywa ibisindisha ngo irenze urugero, kuko yo yari itangiye kunywa ibisindisha, niyo mpamvu yari ihinduye ikavuga ko nta nyamaswa igomba kunywa ibisindisha ngo irenze urugero. Irindi yahinduye, inyamaswa zose zirangana, ariko zimwe muri zo zirangana birenze. Mu bundi buryo, inyamaswa zose zirangana, ariko izindi zimwe na zimwe zigiye ziziruta. Ibi yabishyizeho kubera ko itsinda ry'ingurube ari ryaratangiye kwimakaza kurenza uko akunda izindi nyamaswa. Inyamaswa z'ingurube zari zibayeho mu buzima bwiza, izindi nyamaswa ari abacakara bazo. Twihuse, umuntu yongera kugaruka muri famu gutyo,
biturutse mu kwikundishwa kuri Napoleon agahinduka ikigwari, gutyo akagambanira inyamaswa ngenzi ze, umuntu akagaruka akaziyobora. Umuntu atangira gufata nabi inyamaswa, inkuru ikamera nk'aho yatangiriye n'ubundi ko inyamaswa zari zibayeho mbere, bisa n'aho ariko n'ubundi zongeye zikabaho. Nyuma y'ibyo byose inyamaswa zaravunishwaga cyane, biza kurangira inyamaswa nka Boxer aho yari irimo ikora cyane ikitura hasi, aho kugira ngo bajye kwivuza bakayijyana mu ibagiro. Iyi nkuru n'ubundi irangiriye nk'aho yatangiriye, kuko inyamaswa n'ubundi zongera kuyoborwa n'umuntu, Animal Farm ikongera kwitwa Minor Farm, bitewe na Napoleon yagiye akaba inshuti n'abantu, bikarangira n'ubundi bagarutse kuyobora famu ya Animal Farm. Ndabashimiye mwese mutega amatwi ibiganiro bya Nice 10 TV. Gendida Molten, igitekerezo, inyunganizi ndetse n'ikindi kintu cyose wifuza ko tuzagukoreraho wabyandika muri comment. Ndabakunda cyane, ciao, mukomeze mukande subscribe, turi kumwe.